Uwiteka arambwira ngo mbwire kino giti ngo izatumaga gitora Imana igiye kubikuraho. Wa giti we cy'umuyenzi wari utoshe indani, niyo mpamvu umuntu agutanyiraho gatoya ugatangira kujojo, kandi aya mata ari kuva muri wowe bwari bwo budahangarwa bwawe, kari ko gaciro kawe, nizo zatuma gukomeza kubaho cyane. Ariko Uwiteka yambwiye ngo topestike gaye, kubera ubwibone bwawe, kubera ubusambanyi bwawe, kubera ubujura bwawe, kubera kutumvira Imana, baturage batuye isi, tangaze bano baturage mutuye isi, kubera izaha mu mitima yanyu zabaye nk'ibigugu, mwaze kubireka mugaragaza ko mukizwa, ariko imitima yanyu yuzuye ubugome, yuzuye ibibi, yuzuye ubusambanyi, yuzuye amashyari ndetse n'ibindi bitandukanye, yuzuye urugomo n'inzangano. Ariko Uwiteka ari kudopestiki diba losile banga wakotegaye, aravuze ngo aje dopestiki diba, aje kubika isi. Yego, Ibintu bigiye kwibirandura, niko Uwiteka Imana yantumye. nicyo gitumye Fa soketa kashala ripelibo tandiba, yewe fu zibaye nyinshi, zibaye nyinshi, zibaye nyinshi, nsubiremo zibaye nyinshi, kandi zibaye nyinshi. Ntabwo tuzajya tubona umwanya wo kuja gushingura peno tandiba ngaho, kubera ko Uwiteka ategetse ubutaka bwasamutse. Peno siki tandiba, n'Uwiteka Imana uje kuzikorera. Ibicumuro zanyu nizo za umva wa nyanja we, topeko tarigana, Uwiteka Imana topestiki diba, aje kukugabiza ibirema zomire motanguwa shekotegoria zasuzuguye ijambo rye. Topinima itegure kumira wa nyanja, topestiki diba, kuko Uwiteka wakuremye ribosiri banga aje kuvugana nawe amagambo y'isezerano risohora vuba. Mba wansira we, nawe wakayira we, itere hejuru ririmbe topestiki diba, kuko nta kizira kizongera kutambuka. Ropestiforia ahuri jeno pekota, kuko Uwiteka aje gukubura. Topenima, umva iryo jambo wanzira we, nawe wakayira we, kuko Uwiteka ari uwo kwizerwa kandi aje kubikora vuba. Ibyishimo bitewe n'amashako, izo zishimo mwagiraga mukaba mukora ibirori, mukagira ibyishimo, mukaja mu birori byiza, mukaja mu mahoteli yiza, mukajya kwishimira muza, Uwiteka agiye kubereka ko burya nta mahoro y'umunyazaha. Niko Uwiteka avuga, hakuna amani ya mwenye dhambi, ukatala uitike, hakuna amani ya mwenye dhambi. Ile ni neno ya Bwana, sio neno ya mtumishi. Lopekota sikegai, ni neno ya Bwana, ni jambo ry'Uwiteka Imana. Ariko Uwiteka aje kubereka ko ikibazo mu gasozi topestiki diba, izirasirigaye, iziguruka n'izigendera ku butaka. Topestiki diba, Uwiteka Imana aje kubatambagiza. Lopesidi bari banda zoniko tangwe goria, topestiki diba, mu mpinga yuzuyemo ibyo ishaka ko mubona. Te kesika topestifonia ronde kota kostika, kuko iryo jambo ry'Uwiteka hari bakunze bijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, turabasuje kandi turabaramukije mwese mudukunda kandi mugakurikirana ibiganiro byacu. Reka mvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana bombetse n'abanyu bose. Imana ibagirire neza, Imana ibarengera, Imana ibatabare kandi Imana ibumvire hafi na kure mu bice bitandukanye by'isi aho muherereye hatandukanye. Ukabumva ururimi ndi kuvuga, reka ngo usuhuze ariko kandi ngwe nikaze mu kiganiro cyacu kivuga butumwa cy'uyu munsi. Ndi kumwe na Prophet Daniel, iyo tugiye kugana muri kano kanya niwe Imana ishimye yuko igiye kumunyuzamo ibitunga ubugingo bwacu muri iyi minsi, kugira ngo
abitugezeho. Amen. Daniel turagusohoje. murakoze cyane, natwe turabishimiye cyane, ntabwo ari gakeya, ni cyane, tunawapenda sana, turabakunda cyane, mwe muri mudahwema kudukurikira ndetse mudahwema kudufasha kuvuga rino vuga butumwa. Arega namwe muri abakristo, kuko mutadufashije kuvuga rino vuga butumwa mwaba muri ibigwari, ntimukabibigwari, mwese muri abakozi b'Imana. Rero tumeze neza cyane, tuko salama, Imana yakinguye amarembo, turatambuka. Dukangutse twisanga ku Musaraba TV, Imana yatwohereje, niyo mpamvu tuhageze. Imana igumugisha kubwo kumvira, ndabizi ko atari wowe wizanye, n'Imana yakuzanye. Kubwo kumvira Imana iguhere umugisha, kandi nutagwisari uzayibonera ingororano. Amen. Nutagwisari nitagwisari nzasarura, uzasarura mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Nawe umeze neza, ariko wa mugani wanabyibushye. Urakoze cyane. Unatabyibushye. ubwo ndenda kuba potere, njya mbona ba potere bagira za nyakubahwa, ubwo wenda Imana irashaka kuntereka kuri iriya ntebe yo kuba aposto, kuko niyo nzira Kuyicaraho ntuzabona ubugingo byawe kumara iki? kandi kuyicaraho nuko nzi ko ndi umunyabugingo, kugira ngo nkangurire n'abandi kuza mu bugingo bushya, aribwo Yesu Kristo. Hari umuntu wize avuga ngo ubuntu bwawe burampagije, ugumye aho urukakorera Imana ntabwo yaguha umugisha se? Mbo Imana yawumpa, ariko umuhamagaro wanjye ntago nkubona kuguma, ndawubona gukomeza tu. Saha gusari n'ahandi, kubera ko n'impamvu ndaha nuko ari n'ahandi navuye. Rero ndacyakomeje kugera n'ahandi. Nukuri hari abantu batumva runo rurimo, ariko nimuhumure, ningeraho ngaho nzaruvuga kandi tuzumvikana. In English nzayivuga tuzagendana neza, France nzayivuga tuzagendana neza. Kila lugha yote ambao umesikiliza tutaongea nawe. Nabyo birahari? Birahari cyane, birahari. Ngenegeze nsenga Imana irambwira ngo kila hinja ambao utaingia, igihugu cyose uzakandagiramo ntabwo uzayoberwa kuvuga ku rurimi. Rero urumva ko impamvu yavuze ayo magambo nuko arabatumva ikinyarwanda tibumve n'igiswahili, ariko bumva icongereza, ico gihe nimpagera tuzavuga mu ndimi, tuzavuga mu ndimi mwumva, kandi kindi tuzasenga n'Imana twumvikane, duhuze, kuko ijambo riravuga ngo ntabajana batasezeranye. Kristo wemeye ko dusezerana kubw'amaraso, iyo yamenye ku musaraba Golgotha, azaduha kumvikana. Reka tugushimire Daniel, reka tugushimire, tugane ku ntangiriro z'ikiganiro cyacu, ariko kandi reka nkoze kano kantu. Iyi minsi mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugaragara, gusenga bimeze bite? Hari abantu kugenda bona kuvuga ati ukabona umuntu umuzi yari umukristo, umuzi yari umushumba, umuzi yari pasiteri runaka na poteri runaka wari kuvuga, umuzi yari umuhanuzi runaka, ariko uyu munsi iyo muhuye mugahura muri bya bindi yaziririzaga. Uri kunyumva neza? Ndabyumva. Bya bindi yaziririzaga ugasanga nibyo musanzemo. Yego. Wamuza ati se kubera iki ngo nabuze aho nsenge? Ese koko abantu babuze aho basteranira ku buryo bajya mu byaha? Urakoze cyane, ubajije neza, biratuma abantu benshi bamenya uruhande bahagazemo. Rero umuntu wari uzwiho ko yagiraga ingeso nziza, yagiraga imico myiza, yarangiza akabireka, uwo yaraguye, ntabwo akiri muri wa muhamagaro. Rero kuvuga ngo wabuze aho usengera, ntabwo mu kanisa ariho duhurira na Kristo. Kristo ahura natwe iyo twakinguye imitima yacu. Yawukingura turi mu murima duhinga, yakinjira turi mu masoko twagiye guhaha, yawukingura turi ahantu batandukanye. Rero ntabwo awukingurira mu makanisa bakinze, awukingura igihe, donc yinjira mu mutima igihe cyose nyirawo yemeye kuwukingura. Kuvuga ngo warabiretse kubera utakibona uteranira, burya na kera ntazari bikurimo, warahamyaga ku karimi kawe ariko umutima wawe ntayirimo. Warayivugaga ariko umutima wawe itagize gute, idahari. Niba abandi bose igikombe inyuma ariko indani icanduye, kandi ikindi kigomba kuja mu izo kurya.
kuvuga ngo nari mufite naramutakaje nuko ntawufite. Kristo icyambere ntabwo agira nabi, Kristo icyambere ntabwo arura, Kristo icyambere ntabwo ari umubirizi. Kristo n'uw'agaciro ubuzima yagezemo aruhindura bushya. Rero kumutakaza nuko utamugize. Iyo ukiza kumugira azi ukuri kubera ukuntu aryoha, ntabwo wari kwemera kumutakaza. Rero abantu bavuga ngo nari runaka, nari apotre, narasengaga ariko singisenga, burya ucekinze muri ya misengere yabo wasanga bitarahuraga. Niba abandi bavuga Kristo ku karimi kabo ariko adateye mu mitima yabo, ariko kugira ngo umuvuge ku karimi atari mu mutima wawe wabireka, kubera ko uzaba umeze nk'umuntu wubatse ku musenyi. Igihe k'imvura iniza umuyaga ugahuha uzatembanwa, kandi kuga kwawe kuzaba kunini. Tangaze aya magambo, puze n'ikibazo warumbajije. Abantu ngabo bari muri ico gihe umbwiye, niba abandi bubatse ku musenyi batubatse ku rutare, ariko ubatse ku rutare nta gihe cyo gukonja, nta gihe cyo kunanirwa, nta gihe cyo kugwagira. Igihe cyose ahora ari umusirikare wa Kristo, ahora ari kumwe na Kristo, aba ari aposto, aba ari umushumba, aba ari ntabwo ananizwa n'ibiriho, ahora akomeye. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo ariko twebwe ntabwo dufite gusubira inyuma kugira ngo tutarimbuka. Bene abo ngabo bubatse ku musenyi, niyo mpamvu gukizwa uzabananiye. Bubatse ku musenyi, ariko reka mbabwire, kugwa kwanyu kuzaba kunini. Yego, kugwa kwanyu kuba kwabo kuzaba kunini. Mumaze igihe muvuga ngo akagezi imbere hari akagezi kagiye kusobanura umukozi w'Imana, la samela kota pelastifonda w'Imana. Ndi kwibaza enotakasala insengero zimwe na zimwe zitujuje ibisabwa. Ese niko kagezi mwavuga cyadutegereza kandi? Urakoze cyane. Baravuga ngo akagezi kagiye gukama, ariko abo kazakamira ni abapagani. Umukristo ntabwo akamirwa akagezi. Ariko akisengero birashoboka ko ariko kakamye, ariko ntibivuze ko abantu bose baje mu makanisa. Hari n'abandi bataje mu makanisa, badasenga, batajayo. Rero Imana ivuze gukamya akagezi, Imana isura buri muntu wese ikagakamya, ariko Imana igakamiriza nde? Igakamiriza abanze kumva, ariko abemeye kwemera bakagira ishyaka ry'umurimo w'Imana, bakagira ishyaka ryo kureka izaha. Ntabwo akagezi kajya gakama, nubwo Kereti hakama haracari Serefati. Niyo mpamvu akagezi, donc akagezi kakamye kwa Eliya mu Rwanda aho yarari Kereti, Imana igafukura Serefati. Navuze kara kagezi Imana yagize kubwira Gideyoni ngo najyeyo Imana itoranye. Niko kagezi navugaga. Urakoze cyane. Niko turimo uyu munsi cyangwa haracyara kandi? Ako kagezi tukarimo. Ubushize naratangaje ngo Imana yayishira abantu ikimenyetso. Turi kuri ako kagezi. Imana ndetse kandi ntabwo kajubu. Tumaze igihe kinini turi ku kagezi, ariko igitangaje ntabwo abantu babibona. Nta nubwo abantu bararangenti babireba, ariko karatangiye tukariho, turi mu kugageregerezwaho n'Imana. Ariko turasabwa kugira ngo tube maso, duce bugufi, twiyambure izo twibwira dufite, ahubwo duce bugufi Imana itwiyoborere. Ariko kuvuga ngo ako kagezi ntagiye kataje, suko bakiza amakanisu, tukamazeho igihe. Impamvu tukamazeho igihe nuko Satani akaturwanirizaho, ariko abizera tukaguma gushikama ku ijambo ry'Imana, tukaguma kuri ka kagezi tukiyoroshya, Imana ikadutabara. Yego, reka tugushimire Daniel, kugira ngo Imana ikomeze ishyikire abantu bayo. Daniel, reka twinjire mu butumwa Imana ashyize ku mutima wawe. Uratangira usenga, ukomerezeho. Ni karibu. Mana turegereye, Mana turegereye, munsi y'ibirenge byawe Mana turegereye, Mana turegereye, Mana turegereye, munsi y'ibirenge byawe Mana turegereye we, Mana turegereye,
Mana turegereye munsi y'ibirenge byawe, Mana turegereye we. Ntabari twe Uwiteka, ntabari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro. Ntabari twe Uwiteka, ntabari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro we. Mana ngwino utaramane natwe kuko wemeye ko tuhagera. Ico wagambiriye gukora ugikore. Umpe kuvuga nshize amanga, mvuga ijambo ryawe, mvuge ubutumwa bwawe nkuko Yeremiya yavuze ashize amanga, nkuko Ezekiyeli yahanuye ashize amanga. Umpe kuvuga data, ndetse kandi mpinduka igikoresho cawe kizima. Abantu ntibabone njewe, babone wowe. Ntibumveje Danieli, bumve wowe. Njewe mwami, mpinduka igikoresho cawe kizima kandi ushima. Ureke ukora ico wagambiriye gukora muri byose. Ineza yawe igaragare mu ruhande rwacu twese. Uhamagarira abari impande z'isi kugira ngo bumve buno butumwa, ndetse babashe gukira ku bwabwo. Mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Imana ishimwe cyane, tugize umugisha wo kugera. Mbanze mbashimire mwebwe mufata akanya mugakurikira buno butumwa. Urabundebera muri Yesaya 24 ku murongo waho wa mbere, nibwo butumwa tugiye kuganiraho. Ndaza gusoma n'ubundi muri Yesaya, ndaza gusoma mu bitabo bigeze kuri 2, ahandi tuganire ku butumwa nahawe n'Imana. Rero ndabanze ndabashimira cyane, nari mbakumbuye, ndabakunda. Iyo nicaye hano mba mbibara nkaho ndi live. Ndabakunda cyane kandi Imana ibaha umugisha. Abadahwema kudushigikira, abadahwema kudusengera, namwe mutubwira ko mudukunda, natwe turabakunda. Imana ibahereza umugisha. Muri mu bihugu bitandukanye, Imana ibaha umugisha. Danieli ndabakunda cyane. Icampa tukazataramira mu gitaramo cyo mu ijuru. Ndabahobeye mwese mu izina rya Yesu. Abankunda n'abatankunda, mwese nge ndabakunda. Ndabahobeye mu izina rya Yesu. Imana ibahereza umugisha. Mwese ndetse n'abadahwema gushyira itafari kuri uyu murimo w'Imana, namwe mbasabiye umugisha. Burya nako ni kwiza kandi ndetse kurafasha. Imana rero ibahereza umugisha, mwe mugira umutima w'ubumuntu kugira ngo mubashe donke gusapotinga umurimo w'Imana. Nabyo birafasha. Imana ibaha umugisha. Nje hano mbashimira. Yesu yaravuze ngo bamwe azabashira iburyo, abandi abashira ibumoso. Nimwicare mugubwe neza, kubera ko nari nshoje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndi mu nzu y'imbohe munsangayo murangemurira. Imirimo yose mugenda mukora ni y'agaciro. Imana ibahereza umugisha. Rero bingeraho ndabashimiye kandi ndabakunda. Ndagira ngo dusome muri Yesaya rero. Ndagira ngo dusome muri Yesaya. Twinjire muri message, ubwo natangiye mbashimira kandi ndabakunda n'ukuri. Mana we, icamba tuzataramire mu bwami bw'Imana. Icamba muzabe nka Yakobo ijoro rimwe muroti byo mu ijuru. Menye ukuntu iziri ijuru biryoha kandi biryohera bimereze neza. Reka dusome muri Yesaya, uradufasha umusomyi wacu, Imana yagiriye neza. Usa n'abazungu. Iyo umuntu arose umuzungu ngo abarose marayika, uri umuzungu mwerekwa ni kwiza. Amen. Yesaya 24 ku murongo waho wa mbere uraza kugeza ku wa 12. Ibyago bizaza ku isi. Imana yambwiye ngo nsome aya magambo nyatangarize isi yose. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare. Uwiteka arahindura isi umwirare. Ntimutekereze ngo zagwigaga, ni twebwe zaje kubwira. Imana yampaye amandiko ngo nyakuzanire wa muturage utuye mu isi. Ariko yavuze ngo mureke kurangara, kubera ko arahindura isi umwirare. Arayiraza, arayubika. Uwiteka agiye kubika isi kubera uburakari bwe bukaze bitewe n'ingeso z'abantu zitandukanye. Abaturage bayo. Imana ije gutatanya abaturage b'isi. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi. Ibizaba kuri rubanda
bizaba no ku mutambyi, ibizaba hirya no hino ahatandukanye no mu kanisa bizahagera, ku mutambyi bizamugeraho. ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizagera ku mugaragu na shebuja bizamugeraho. hari abantu mwumva ko mwamaze kugerayo, ariko kugerayo kwanyu mwamaze gutakaza ijambo ry'Imana. ariko Uwiteka yatumye kugira ngo ugire amakenga. mama, cunga neza, reba neza, wowe nubwo shebuja mera neza, mutambyi nawe mera neza, mwene data muhanuzi mera neza, reba neza, pasitoro reba neza, kubera ko Uwiteka araza kubika isi, araza kubika isi. ariko cunga sana. ego ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja. muja na nyirabuja cunga sana. bose we patro, wowe utunze ifaranga, wa mutunzi we cunga neza, cunga neza, cunga neza. wawe ifaranga n'Imana iguha akazi keza, ariko wagiye mu ndaya, uje mu bitandukanye, ujya gukoza Imana isoni. ibizaba ku muguzi bizaba utuma abansi b'Uwiteka bamutuka, ubehereza urwaho. ariko cunga neza, kubera ko Uwiteka aje kubika isi, niko yantumye. ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi. ibizaba ku muguzi ufite ifaranga akaja guhaha, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mucuruzi. ibizaba kuguriza abandi bizaba wowe uguriza abandi, wowe uguriza abandi, uguriza abandi, ariko mu kubika isi nawe bizakugeraho. ariko yatumye ngo cunga sana, reba neza, ukiranuke, kubera ko arahindura isi umwirari. ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. wowe uguriza inyungu, ibizakubaho bizaba no kukwishyura, kubera ko Uwiteka yambwiye ngo aje kubika isi kandi arahindura umwirari. ariko cunga sana kugira ngo ubashe kurengerwa n'Uwiteka. isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose. iyi si turubwo tuyibamo, ariko igihe kizagera inyagwe ihinduke umwirari. igihe cyo guhinduka umwirari kwayo kigiye kugera. mama, mwene data, kuki urangaje? urangajwe n'akazi, ariko aje kubika isi. urangajwe n'abana wahawe, ariko Uwiteka aje kubika isi. kuko Uwiteka ari urangajwe n'ibyo ugiyemo, ariko Uwiteka aje kubika isi, niko yatumye ngo nkubwire. cunga sana. kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. pelote kostika la shalabilibo tandibanga ni wilima. hey, tikita la stika egata. Uwiteka aje kubika isi, niko Uwiteka yatumye. ariko cunga sana, urebe neza ukuri kwitwara muri iyi minsi, kugira ngo ubashe kurengerwa ku munsi ukomeye. igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. pestikita. isi icitse intege, ibaye isi icitse intege z'isi zirabuze, imbaraga z'isi zirabuze, ubutunzi bw'isi butaye agaciro, amaboko y'abana b'abantu aratentebutse, kubera ko Uwiteka aje kubika isi. abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. umva, abanyacyubahiro batuye ku isi basuzuguye Uwiteka Imana, bakitwara nabi, bamenye ngo isi Uwiteka aje kuyubika. umva wasiwe, umva wabutaka we utuye isi, Uwiteka yantumye ngo aje kukubika, kubera ko yakwiringiraga ko imbuto aguteyemo izera, ariko urangije urayizonga ntiyera. yambwiye ngo rero kubw'icyo aje kubika isi. ubutaka we Uwiteka aje do pestika tandoshile banga uroketikiri banda wa Uwiteka aje kubika isi, niko yambwiye. aje, umva wa mukire we, utuze mu buryo bw'umubiri ariko mu mwuka ntabwo ugaragara. ufite akazi mu buryo bw'umubiri ariko mu mwuka tugaragara. muhanuzi nawe nuko, ese uragaragara? ariko pestiki talibanga lowiko stike gayo, Imana ije kubika isi. umva wa butaka we, to pestiki diba rosi kolibo ko talibanga Jerome tapenima
uwiteka agiye kukwasamura, namara kukwasamura rope sidi banga wango kotegaye rope sidi bili banga rishe kota ligotiki diba no pestidi banga wa maze guhereza ubushobozi bwo kumira abasuzugwa itegeko ry'uwiteka. Yego. Kandi araje vuba niko yantumye. Kandi isi humanyijwe yewe misozi y'isi uwiteka aje kubika isi. Misozi miremire umva ijambo ry'uwiteka, uwiteka aje kubika isi. Yego, umurongo wa 5. Kandi isi humanyijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe. Abaturage batuye isi, tangaze bano baturage mutuye isi, kubera izaha mu mitima yanyu zabaye nk'ibigugu, mwaze kubireka mugaragaza ko mukizwa, ariko imitima yanyu yuzuye ubugome, yuzuye ibibi, yuzuye ubusambanyi, yuzuye amashyari ndetse n'ibindi bitandukanye, yuzuye urugomo n'inzangano. Ariko uwiteka ari kudopestiki diba losile banga wakotegaye aravuze ngo aje dopestiki diba, aje kubika isi. Yego, ibintu bigiye kwibirandura niko uwiteka Imana yantumye. nicyo gitumye fa soketa kashala ripelibo tandiba, yewe Farawo we uwiteka aje kubika isi. yewe Farawo uwiteka aje kubika isi. dore aracamo inyanja kabiri arengere bamwe bemeye kwemera, bemeye gukiranuka, aracamo inyanja kabiri abambutse, ariko abandi topestiki dibanga basuzuguye ijambo ry'uwiteka, aje kubika isi kandi ubutaka bugiye kubamira. niko Imana yantumye. Timutungurwe, Imana yambwiye ngo zome tandibo kostike gaye, dore impfu zibaye nyinshi, zibaye nyinshi, zibaye nyinshi, nsubiremo zibaye nyinshi kandi zibaye nyinshi. Ntabwo tuzajya tubona umwanya wo kuja gushingura peno tandiba ngaho, kubera ko uwiteka ategetse ubutaka bwasamutse. peno siki tandiba n'uwiteka Imana uje kuzikorera. ibicumuro zanyu nizo zanduje isi, uwiteka Imana aje kuyubika kubera ingeso zanyu. endelesha kusoma mpendwa, utabarikiwa na Mungu. nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsinda. umuvumo mwazanyeho, umuvumo mwikururiye wiza, izo mwagiyemo, abapfumu mwagiyemo, ubusambanyi mwagiyemo, uburozi mwagiye gucisha, izo mwibitseho, izo mugendana, izo mukora bibi, pekota kostikiriba enima. Imana yambwiye ngo topestikiriba zamaze guhinduka umuvumo, niyo mpamvu Imana ije kububikana n'isi. nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. nico subiramo uwo murongo. nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. umuvumo ugiye gutsemba isi n'abayirimo bagatsindwa n'urubanza. mugiye gutsindwa n'urubanza. nicyo gitumye abaturage nico gitumye abaturage batwikwa hagasigara bake. bagiye gutwikwa hasigare bake, ntago bazatwikwa n'umuriro w'isi. moto wa Bwana utatoka mbingu, umuriro wo mu ijuru kaba wundi wamanutse ugatwika igitambo, ugiye kumanuka ufite uburakari bw'inkazi, utwika abaturage bamwe baze kumvira uwiteka Imana, hasigare bakeya. Imana yambwiye ngo hagiye gusigara bakeya. wazanga wazemera hagiye gusigara bakeya b'umumaro bemera guca bugufi, kuko yaravuze ngo icubero cange sinzagiha undi, nishimwe ryanje sinzariha ibishushanyo bibajwe. no harasigara abemera gute kostiki enima, bemera guca bugufi, Imana ikabayobora mu nzira ishaka. ariko abashaka kwishira hejuru, uko niko bagiye gutwikwa. ni kuwiteka Imana yantumye, batwikwe n'umuriro w'uwiteka kubera uburakari bukabije mwakongeje. niyo mpamvu mubitewe n'ibyaha mwakoze, mwanga kubireka, mwanga kwihana, mwanga guhinduka mu mitima yanyu. niyo mpamvu uwiteka Imana amanuye umuriro ukomeye cyane kugira ngo uyu muriro ukubure, numara gukubura usige bakeya
b'umumaro. Niko Imana yantumye. vino yihira irarira, uruzabibu rwarabye, uruzabibu rwawe rugiye kuraba, ab'imitima iguwe neza bose izo witaga umunezero bigiye kuyoyoka. Vino ntibonetse, uruzabibu rwawe rugize gute? Rurumye. Kuma kwarwo bigiye gukurura icago k'inzara. Iki cago k'inzara kigiye gutuma abantu benshi biheba, ariko abari mu ijambo ry'Imana bazagubwa neza, bazafukurirwa akagezi kitwa Kereti. Kereti ni imanura amazi makeya, Imana ibajane Serefati. Abo ni bandi? Naba bari kwemera kwihana bagaca bugufi, ariko abatazemera ndagira ngo nkubwire ngo urusabi rugiye kuma ni rwuma ropete kostiki dibanga egaye, bituma icago gikomeye k'inzara kimanuka. Ariko abari mu ijambo ry'Imana bemera guca bugufi, Mungu atawarinda, bazarindwa n'Imana. Ntago biba mu mudugudu umwe ngo bireke kuba handi, ntago biba mu gihugu kimwe ngo bireke kuba handi. N'ubuhanuzi bw'isi yose Imana yampaye, ujumbe wa dunia yote. Ibyishimo bitewe n'amashako birashize. Ibyishimo bitewe n'amashako, izo byishimo mwagiraga mukaba mukora ibirori, mukagira ibyishimo, mukaja mu birori vyiza, mukaja mu mahoteli yiza, mukajya kwishimira muza. Uwiteka agiye kubereka ko burya nta mahoro y'umunyazaha. Ni kuwiteka avuga, hakuna amani ya mwenye zambi, ukatala uitike, hakuna amani ya mwenye zambi. Ile ni neno ya Bwana, sio neno ya mtumishi. Lopekota sikegai, ni neno ya Bwana, ni jambo ry'Uwiteka Imana. Ariko Uwiteka aje kubereka ko icyubahiro cyayo atazagihundi. Urusaku rw'abanezerwa rurahoze, urusaku rw'abari banezerewe muza, mwishimiraga mu mabwate, mwishimiraga mu busambanyi, mwishimiraga mu businzi, mwishimiraga mu kuja kuragusa, mwishimiraga kuja mu biki n'ubutinganyi. Ubwo butinganyi, ubwo busambanyi, uwo munezero, urwo rusaku, topekota kosti egayi jeribo siriga topesti kidiba. Izo wakoze warabikoze, izo wakoze busambanyi wakoze warabukoze, butinganyi wakoze warabukoze, ariko umenye ngo birashize, bigiye kumarwa n'umuriro ukomeye Uwiteka amanuye. Ubutinganyi wakoze, burya wacaga umugabo wawe inyuma yarakubonye, burya wacaga umugore wawe inyuma yarakubonye, burya wanigaga abana ubatwite mu nda yawe ukamubakuramo, burya yarakubonye. Niyo mpamvu yantumye ngo imeshusha moto, imanuye umuriro wayo uramanutse, kandi mu kumanuka kwayo ije kumaraho ubwo bwibone bwawe, bikugezeho wa munyabwibonewe, bikugezeho oropeto sikirigana, kuko imaze agasuzuguro k'abanyagitinyiro. Niko Imana yantumye. Umunezero utewe n'inanga urashize, umunezero utewe n'inanga ko warekeye aho ngaho ukaja muri Yesaya 3:5 ukamusoma umurongo waho wa 8. Yesaya 3:5 umurongo wa 8. Umunezero utewe n'isha, izo mzino zo muza birarangiye, mwisho umefika. Izo mzino zo muza, izo mzino zo mu busambanyi, izo mzino zo mu businzi, finish birarangiye. Niko Uwiteka yambwiye ngo aje kubika isi, kandi amanuye umuriro ukugezeho wa mutinganyi we, ukugezeho wa musambanyi we, ukugezeho wa murozi we, ukugezeho wa munyeshari we, wa munyenzika we. Uyu muriro ukugezeho wewe wa munyamagambo we, uyu muriro ukugezeho wewe ubesherasha ururimi rwawe. Uyu muriro, moto wa Bwana umeshuka katika ndani kichwani yako. Uyu muriro umukugezeho, kandi hazabayo inzira nyabagendwa, kandi hagiye kuboneka inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa iyo kwera, igiye kuba iyo kwera. Abanduye imitima ntibazayibona, abanduye imitima babuze ubuhungiro, abanduye imitima babuze ikerekezo, abanduye imitima babuze bihisha, abanduye imitima babuze ikerekezo, abanduye imitima babuze kwihisha, abanduye imitima bararize, abanduye imitima kuboroga kurabonetse, abanduye imitima Cholo sembo takopelia sema, abanduye imitima ntago bagiye kubona inzira, ahubwo izabi yababandi, igiye kubi ababandi. Abagenzi naho baba arabaswa ntibazayiyo, barasuzuguye bakomeza kunamba kwijambo.
barakandamijwe bakomeza kunamba kuri Kristo. Izo kurya zararangiye bakomeza guhanura mu kuri, bakomeje gushumba mu kuri kandi amatura adahayaboneka, bakomeje kuvuga ukuri kandi ibintu zakomeye mu rugo rwabo, bakomeza kunamba kuwiteka, bamera nka Meshake, Saduraka na Abedenego, baravuga ngo ntabwo tuziyandurisha izo kurya z'ibwami. Nakwambia ukweli, nakwambia neno ya ukweli, umenye ngo bikugezeho, ariko izabi y'ababandi y'ababandi, nubwo baba arabaswa, nubwo baba bataratunze ifaranga, bataratunze idolari, bataratunze iz'agaciro n'ibindi, ariko ntibazayoba, ntibazayoba kubera kuwiteka bizeye bagakiranuka bagatungana mu mitima, azabashorera. Niko Imana yantumye. Soreza aho ngaho muri Ezekiyeli dusose. Navuze ngo ni ibitabo bibiri, kubuna nashoje tambutse meshaje ya kino kintu, ico cyaho cya 16 ku murongo wawo wa 30. Soma murongo wa 35. Ezekiyeli 13:35. Yego. 35 haravuze ngo nuko rero wa musambanyi we, umva ijambo, yewe mwenye usharati, ubusambanyi bwawe ubwo wakoze mu bikorwa, ubwo wakoze mu mitima ndetse n'ibindi bitandukanye, wa musambanyi we, nuko rero wa musambanyi we, sikiliza neno ya Bwana, umva ijambo ry'Uwiteka. Amen. Nategetswe kino giti kitwa, bakitangwa kimwe mu kizi, kino giti kitwa umuyenzi. Uyu bawita umuyenzi. Imana irambwira ngo kino giti kibwira ijambo ry'Uwiteka. Kino giti Imana irambwira ngo ni nkureho akababi kamwe. Ugire neza nibiki, amata yakatangiye gutoga, amata y'umuyenzi ahayatoga. Uwiteka arambwira ngo mbwire kino giti ngo izatumaga gitora, Imana igiye kubikuraho. Wa giti we cy'umuyenzi wari utoshe indani, niyo mpamvu umuntu agutangiraho gatoya ugatangira kujojoba, kandi aya mata ari kuva muri wowe bwari bwo budahangarwa bwawe, kari ko gaciro kawe, nizo zatuma gukomeza kubaho cyane. Ariko Uwiteka yambwiye ngo topestike gaye, kubera ubwibone bwawe, kubera ubusambanyi bwawe, kubera ubujura bwawe, kubera kutumvira Imana kwawe, kubera guhanura bitavuze ku Mana, kubera gukora umurimo w'Imana ugavanga n'ibyaha, kubera kuvangavanga iz'Imana n'ibyawe, kubera izo Imana yambwiye ngo wagitiwe cy'umuyenzi topestike gaye izatuma gugira agaciro, Imana ibigukuyeho. Izatuma gugira ubudahangarwa, Imana ibigukuyeho. Izatumaga umera neza, bigukuweho. Bitewe n'ubwibone bwawe, bigaterwa n'ubusambanyi bwawe, wa muyenzi we, ubudahangarwa burarangiye, wa muyenzi we burarangiye, wagitiwe cy'umuyenzi. Dore ukuntu izari bikugize bitangiye gutoga, bitangiye gutonyanga. Wa muyenzi we, ize bikurangiriyeho, wa muyenzi we bikurangiriyeho, wa muyenzi we bikurangiriyeho, wa giti we bikurangiriyeho, birarangiye. Kubera kusuzugura ijambo ry'Uwiteka, yarakubwiye ngo ukiranuke urazanga, yaragucyashye kenshi ushinga ijosi, ariko yambwiye ngo izatuma gutora birarangiye. Izagutoshaga bikuvuyemo, kandi bigiye kunyanyagira ku isi yose, bimenyekane ko wasuzuguye itegeko ry'Imana. Niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo umunyamakenga,
uwemera kumvira yihane aragirirwa ibambi. Uwemera agakingura umutima we nonaha arababarirwa. Uwemera kuza aragirirwa neza. Ndasoje kandi ngiye gusenga Imana. Ndasoje ngiye gusenga Imana. Uko abantu baraseka cyane we, bakomanga ku rugi bavuga ati ntiwasohoka iyi mvura irahita witubesha nguri mu rugendo. Nasohoka iyi mvura irahita witubesha nguri mu rugendo. Nuko abantu baraseka cyane, bamaze kumva ubutumwa baraseka cyane, bakomanga ku rugi bavuga bati ntiwasohoka iyi mvura irahita witubesha nguri mu rugendo we. Bati ntiwasohoka iyi mvura irahita witubesha nguri mu rugendo we. Uko amazi aterura pestikitala basareba, ijuru risa n'iritobotse, ubwo hagwa imvura iteye ubwoba. Bati turarimbutse nguko Nowa yavuze, witubera sopera kotanibanga, dore urupfu ruratuzengutse we. Bati turarimbutse nguko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengutse we. Umva uko Imana yabashubije. Nowa yajaga mubigira imikino, mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none we. Mubigira imikino, mwanga kumvira intumwa, niryo teka losikopelia zaliba, tando shalamo kotande bangawa, lopestikidiba, yewe to pestiriga, jelo metango sidiba, lopete kotaliga, jelo metangua, to pekostika, heniwa umva wagisiga gikuruwe, lopetika, rose kotaliganima, jelo metakostikidiba, uiteka to pesidiba, ronde shili gone kotegai, aguayo gutorera mugengichi. Zometande banga kostikegai, lo meshala baliba, ro pestikidiba, kandabana bawe. Zometango stikegome, Uwiteka Imana aje kubahereza ivyo kurya mugenkiki. Pestikitaliba, shelometaniba, nka nyamaswa zo mu gasozi, to pestikitiba, izirasirigaye, iziguruka n'izigendera ku butaka. To pestikidiba, Uwiteka Imana aje kubatambagiza, lo pesidiba libanda, zoniko tangwe goria. To pestikidiba, mu mpinga yuzuyemo ivyo ishaka ko mubona. Te kesika, to pestifonia, ronde kota kostika, kuko iryo jambo ry'Uwiteka hari iry'ukuri. Testika, to pesti, henima, jerimota, umva wa nyanja we, to pekotarigana, Uwiteka Imana, to pestikidiba, aje kukugabiza ibirema, zomire motangua, shekotegoria, zasuzuguye ijambo rye. To pinima, itegure kumira wa nyanja we, to pestikidiba, kuko Uwiteka wakuremye, ribosiribanga, aje kuvugana nawe, amagambo y'isezerano, risohora vuba. Amina, tote kotasika, ropetiforia, jelometango wa kategome, ripestifo egoria, rashala melimotangua, tokitegoria, jobirifo, umba wansirawe, nawe wakayirawe, itere hejuru ririmbe, to pestikidiba, kuko ndakizira, kizongera kutambuka, ropestiforia, auri, jeno pekota, kuko Uwiteka aje gukubura. To penima, umva iryo jambo, wanzirawe, nawe wakayirawe,
kuko Uwiteka ari uwo kwizerwa kandi aje kubikora vuba. Amen. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje, urakiranuka, imirimo y'amaboko yawe irahebuje, uri inkuru ukora ibikomeye. Ndagushimiye ko ushoboje gutambutsa ino mesaje, abemera bakumvira bagahindukira ubumve kandi ubeze ubabarire ukize imitima yabo. Komeza gukora, ndakumva izo wadamekota jarabiriba, ndakumva Nyiringabo, izo wagambiriye gukora ukora iz'ubutwari kuko nawe ukomeye, amaboko yawe arahambaye. Ukore ku muntu wese umwemeze izo yakoze maze yihane, maze ku munsi ukomeye azagirirwe neza nawe. Mu izina ryawe ryera Kristo ndagushimiye. Heza umugisha umunyamakuru watoranije, heza umugisha abantu bose Mwami bataramiye hano mu gihe ngiki, ubaheza umugisha kandi ubagure muri zose bagirirwe neza nawe. Mu izina ryawe ryera Kristo ndagushimiye. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nawe ubarikiwe sasa hivi. Amen. Asante sana. Urugendo rwawe Imana iraruziwe, dore malaika ameshusha nguvu za Mungu we, zimeshuka mahali hapa duniani we. Amen. Imana ishimwe cyane.